urakaje bukene rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukene rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Katubaramutse mu izina rya Yesu tuvuga tuti Uwiteka abahiri. Amazina nitwa Kagiye Robert, nigiye tugiye kubana mu cyigisho gikurikiyeho. Rero mbere yuko dukomeza reka dusenge. Turagushimiye cyane Data wera ugira imbabazi uri mu ijuru, tugushimiye neza yawe n'imbabazi watugiriye ibihe byose bigize kubaho kwacu, by'umwihariko kino cyumweru wabanye na buri wese mu nzira zose twagiye tunyuramo ziturindiramo umukiza wacu. Tugushimiye yuko muri uyu mugoroba wo gutangira isabato yera uduhaye amahirwe yo kugeramo turi bazima twese, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye amagambo yawe ushimiye kuduha muri uyu mugoroba, atwigisha kandi aduhwiturira kweganira amasezerano yawe, kugira ngo tube ku isi tudahagaritse umutima, tube ku isi duturijwe mu byiringiro bikomoka mu masezerano yawe, uberwe icyubahiro. Tugiye gukomeza kwiga, umurikiye imitima yacu n'ubwenge bwacu, tubigusaba mu izina rya Yesu. Amen. Reka twongere tubaramutse mu izina rya Yesu. Tugiye kwigira hamwe ijambo ritubwira ngo ifuhe Imana ifuhira isabato. Ifuhe Imana ifuhira isabato nibyo tugiye kwigira hamwe, kuko turi muri iki gihe cyo gutangira isabato cyangwa mu masaha yera y'isabato. Mu gitabo cya Yesaya ibice 42 ku murongo wa 8, Uwiteka aravuze ati ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Imana icyubahiro cyayo igikomeyeho, icyubahiro cyayo ntiyifuza kugira undi bagisangira. Ibyo byatumye kugira ngo ishimwe cyangwa ishema cyangwa icyubahiro gikwiriye uwaremye biriho byose, Imana ishyiraho umunsi w'isabato kugira ngo ubu rwibutse ibya abaremwe bose yuko bariho, kuko hariho uwabaremye, kugira ngo uko urwo rwibutso rubibukije imbabazi n'imbaraga z'Imana zabaremye, maze ishema icyubahiro bikwiriye umuremyi bihabwe Imana Data wa twese, ariyo muremyi rukumbi waremye abakomeye n'aboroheje, irema ibiriho byose, ibikomeye n'ibyoroheje, ibyo tuzi n'ibyo tutazi kugeza uyu munsi, iyo niyo yabiremye. Noneho yashiriyeho isabato kugira ngo hato hatazagira ubeshywa ngo yaremwe n'ikindi kintu, cyangwa se ngo yaremwe n'izindi mana, cyangwa se ngo yabayeho nk'impanuka. Oya, burya intego nkuru tutaranarebera hamwe uburyo Imana ifuhira isabato, dukwiriye kumenya impamvu Imana yatumye isabato iyikubitira, ikayitoranya, ikayishyira ku ruhande, maze igategeka abantu bose kuzajya baruhuka isabato. Kwari ukugira ngo icyubahiro cy'uwaremye biriho byose Imana itazagira undi gisangira nawe. Uzi ko yaremwe wese azajye yubahiya iyaturemye, noneho ishyiraho urwibutso ishyiraho isabato kuba urwibutso rw'iyaturemye, kugira ngo icyubahiro cyayo itazagisangira n'undi. Bityo rero Imana yasobanuye iby'isabato n'uwo mugambi muri aya magambo yanditswe mu gitabo cyo Kuva ibice 31
umurongo wa 12 ndetse n'umurongo wa 13. Iyo turayavuga tuyasomye, Imana yasobanuye umugambi yari ifite mu gushyiraho isabato no gutegeka abantu kuyiruhuka no kuyeza no kuyubaha nk'uko Imana yabitegetse. Yari ifitiye intego. Haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati kandi ubwira Abisirayeli uti ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko aricyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ari jye Uwiteka ubeza. Isabato Imana yayishyiriyeho kugira ngo ibe ikimenyetso hagati y'Imana n'abayiramya. Niyo mpamvu rero icyaha cyo kwica isabato gihwanye n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'ingoma y'Imana. Isabato Imana yayigize ikimenyetso, cyangwa mu yandi magambo ikirango kiranga ingoma yayo muri rubanda rwose yaremye. None isabato ntabwo Imana yayitegetse nk'impanuka biyigwiririye, cyangwa ngo ribe itegeko Imana yahaye abantu ngo baryubahirize ariko nta mugambi. Oya, isabato Imana yayishyiriyeho kugira ngo ibe ikirango hagati y'Imana n'abayiramya. Iyo umuntu abirenzeho, isabato akayubahuka, isabato akayisuzugura, abakoze icyaha imbere y'Imana gihwanye n'icy'umuturage wubahutse cyangwa agasuzugura ibendera ry'ubutegetsi bumutwara. Ngicyo ubwo rero iki kimenyetso Imana yagishyiriyeho kugira ngo uko isabato izajya igera, abakomeye n'aboroheje bamenye ngo Imana niyo yaturemye, yaturemye mu minsi 6, iyaremye ibidutunga yabiremye mu minsi 6, iyaremye ibyo dutunze yabiremye mu minsi 6, iyaremye bitunezeza yabiremye mu minsi 6, bigeze ku munsi wa 7 iraruhuka, kugira ngo uko isabato igeze n'uwari waribagiwe n'uwo Satani yari yarahugiranije, mbega umuntu wese yongere gutekereza ku mbabazi z'Imana bundi bushya, umuntu wese atekereze ku ikuzo ry'Imana bundi bushya, umuntu wese atekereze ku cyubahiro cy'Imana bundi bushya, maze ibyaremwe byose biha umuremyi icyubahiro kimukwiriye, kuko Imana nayo icyubahiro cyayo gihagazeho, ntabwo yifuza kugisangira n'undi. Nicyo cyatumye itegeko ritangwa kugira ngo icyubahiro cy'Imana kirindirwe mu mitima y'abantu bose. Noneho kugira ngo twihute, reka turebere hamwe ifuhe Imana ifuhira umunsi w'isabato. Iyo iri tegeko ryirengagijwe, isabato igasuzugurwa, biba bisa nk'aho ibendera ry'Imana ryakandagiranywe rigateshwa agaciro. Ibyo nibyo byabayeho mu gihe cy'umuhanuzi Yeremiya, ari byo ngiye kubasomera. Yeremiya ahaguruka guhanura, burya mu Isirayeli hari hariho uburumbuke bw'iby'umwuka, kuko Yeremiya yahagurutse guhanura ari mu mwaka wa 15 w'ingoma y'umwami Yosiya. Reka mbisome mu gice cya mbere n'icya kabiri, noneho ndaza kubabwira uko ibintu byari byifashe muri icyo gihe. Yeremiya igice cya mbere. Ubwo icyo duhiga muri iyi nkuru yose ni ukureba ifuhe Imana ifuhira umunsi w'isabato. Yeremiya ahaguruka atangira guhanura. Mwumva uko ibintu byari byifashe. Nako byari ryari amagambo ya Yeremiya mwene Hirukiya wo mu batambyi bahoze muri Anatoti mu gihugu cya Benyamini, yabwiwe ijambo ry'Uwiteka ku ngoma ya Yosiya mwene Amoni umwami w'Abayuda mu mwaka wa 15 wo ku ngoma ye. Icyo nshaka, uyu mwami witwa Yosiya, inkuru ye iri mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 22
n'igice cya 23 cyose. Yewe muzasome no mu rwa kabiri rw'abami nako rwa kabiri rw'ingoma igice ni cya 34 uhereye ku murongo wa 8 uzasoma icyo gice cyose ukirangize. Ibyo muzabyisomera mu gihe cyanyu. Uyu mwami Yosiya uwo Yeremiya yatangiye guhanura ari uri ku ngoma, yari umwami mwiza cyane ukiranuka. Yari yarazanye ivugurura rikomeye mu Bisirayeli. Ibigirwamana byose yari yarabisenyeye. Gahunda zo ku rusengero zari zaravuyeho azisubizaho. Urusengero rw'Imana rwari rwarasibye ararusana. Ibigirwamana byose yari yarabitsembye mu gihugu. Aho basengeraga ibigirwamana kutununga hose yari yarahatsembye. Pasika yari imaze imyaka n'imyaka itasezeririzwa yari yarayigaruyeho. Mbega ibigaragara, Yeremiya ahaguruka atangira guhanura mu Isirayeli hari y'uburumbuke bw'iby'umwuka. Birumvikana? Ariko nubwo igihugu nubwo hari uburumbuke bw'iby'umwuka bwari buzanywe n'ivugurura ryakozwe n'umwami Yosiya, ariko uburakari bw'Imana bwari bukibariho bitewe n'uko isabato yo itubahirizwaga. Nicyo cyatumye Yeremiya ahaguruka atangira guhanura. Imwe mu ngingo Imana yamutumye kwibandaho no kuyitindaho kwari uguhwiturira rubanda kubahiriza isabato. Ibuka ko ivugurura ryinshi ry'iby'umwuka uyu mwami Yosiya yari yararikoze, ariko kuko ikibazo cy'isabato Yosiya we atagihagurukiye, ubwo nicyo Yeremiya we yatumwe guhagurukira. Kuko nubwo abantu bari bamaze kwisubiraho, ibibi byinshi bamaze kubireka, ariko uburakari bw'Imana bwari butarabavirira igihe cyose isabato yari itarubahwa. Dore aho byanditswe. Turasoma Yeremiya ibice 17, turasoma umurongo wa 19, turaza kugeza ku murongo wa 27. Turagenda intambwe ku ntambwe. Yeremiya ibice 17. Harimo aya magambo agira ati: uku niko Uwiteka yambwiye ati, genda uhagarare ku irembo rya rubanda, aho abami b'Ubuyuda binjirira n'aho basohokera, no mu marembo yose y'i Yerusalemu, ubabwire uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa bami b'Ubuyuda mwe, mwese abanyura n'abatuye Yerusalemu mwese abanyura muri aya marembo abanyura muri aya marembo y'i Yerusalemu. Umurongo wa 22. Ntimugasohora umutwaro mu mazu yanyu ku munsi oya haraho nari nsimbutse. Ni umurongo wa 21. Uku ni Uwiteka avuga ati, mwirinde mutikorera umutwaro ku munsi w'isabato, haba no kuwukisha mu marembo y'i Yerusalemu. Ntimugasohora umutwaro mu mazu yanyu kuri uwo munsi, kandi ntimukagira umurimo wose mukora, ahubwo mujye mweza umunsi w'isabato nk'uko nabitegetse basogokuruza banyu. Ubwo nibwo butumwa Yeremiya mbega niyo ngingo Yeremiya we yadukanye. Ibindi byinshi Yosiya yari yarabishize ku murongo. Insengero zo kutununga yarazisenye. Urusengero rw'Uwiteka rwasibanganye yari yararugaruyeho. N'igitabo cy'Imana cyari cyaratawe na Manase w'umunyabyaha, Yosiya yari yarakigaruyeho. Nuko ivugura ry'umwuka ribaho rigenda neza. Ikibazo gisigara ari isabato. Ariko kuko Imana yirinda nifuhe, ntabwo yayirengeje amaso ivuga ati bagerageje n'ubundi byinshi bari babitunganije, n'ubundi ntako batagize ukurikizaho bari bageze bononekara, ngo icyo cy'isabato Imana ikirenza amaso. Ahubwo Yeremiya ahaguruka ari wo mutwara afite, ari bwo butumwa bw'ingenzi abazaniye, abahwiturira gukomeza isabato.
ubu butumwa bwa Yeremiya bwari buherekejwe n'amasezerano abiri. Isezerano rimwe kuri kondisiyo yo kumvira, isezerano rya kabiri kuri kondisiyo yo kutumvira. Ubwo mu Kinyarwanda baravuga ngo iyo bitabyara inyana byagombaga kubyara ikimasa. Ayo masezerano niyo ngira ngo mbasomere. Isezerano rya mbere ryari ryubakiye kuri kondisiyo yo kumvira, riri ku murongo wa 24 n'umurongo wa 25. Haranditswe ngo Uwiteka aravuga ngo nuko nimunyumva numwete nimutugire umutwaro mukisha mu marembo y'uyu murwa ku munsi w'isabato, haba ahubwo mukaweza nimugire umurimo muwukoraho, nibwo abami n'ibikomangoma bari ku ngoma ya Dawidi bazinjira muri uyu murwa bari ku magare y'intambara no ku mafarashi, bo n'ibikomangoma byabo n'abantu b'Ubuyuda bose n'abahatuye Yerusalemu, kandi uyu murwa uzahoraho iteka. Nibyo ubutumwa Yeremiya yarazanye bwo guhamagarira rubanda kubaha isabato no kuyubahiriza, bwari buherekejwe n'isezerano ry'amahoro ku murwa, amahoro ku bami, amahoro ku batambyi n'amahoro kuri rubanda. Nibyo ariko hirya yaryo iri sezerano ryari rifite mukeba waryo nawe ari ku murongo wa 27. Haravuga hati ariko nimwanga kunyumvira ngo mweze umunsi w'isabato, ahubwo mukikorera imitwaro mukayinyuza mu marembo y'Yerusalemu kuri uwo munsi, nzakongeza umuriro mu marembo yaho, uzatwika amanyumba y'i Yerusalemu kandi ntabwo uzazimwa. Ubwo rero byanze bikunze muri aya masezerano hagombaga kuzasohora murimo bumvira amahoro ku murwa, amahoro ku batambyi, amahoro ku bami, amahoro kuri rubanda. Ariko bagoma Imana ikongeza umuriro ugatwika umurwa w'i Yerusalemu. Byarangiye bite rero? Reka mbabwire iyo byarangiriye. Byaje gusoza batumviye Imana ikongeza wa muriro. Uwo muriro yakongeje yakoresheje ukuboko k'umwami witwa Nebukadineza, umwami w'i Babuloni. Ahaguruka ari Imana imuhagurukije. Byanditswe muri Yeremiya 27. Imana imugira inkoni yayihana, aragenda atwika inkike z'i Yerusalemu, atwika urusengero rw'i Yerusalemu, atwika umurwa w'i Yerusalemu, arangije Abayuda babajyanaho iminyago. Tugiye kurebera hamwe koko icyatumye Abayuda banyagwa no kwica isabato. Igisubizo turagisanga mu gitabo cya Nehemiya. Nehemiya ibice 13 herekana ko burya icyaha cyatumye Abayuda bajyanwaho iminyago cyari icyaha cyo kwica isabato. Reka tubisome. Nehemiya ibice 13 turasoma umurongo wa 17 n'uwa 18. Ariko kubw'inyungu z'abadukurikiye wenda badasanzwe basoma Bibiliya cyane, reka duhere ku murongo wa 15, nubwo twebwe twifuzaga gusa gusoma umurongo wa 17 n'uwa 18. Ariko ku nyungu z'abandi badukurikiye wenda baba batazi cyane iby'iyi nkuru, reka dusome duhereye ku murongo wa 15. Ntarasoma, reka mbanze nsobanura iki ngiki. Nubwo uko ibitabo bya Bibiliya bitondetse, Nehemiya ari ubanza hino, Yeremiya akaba hirya cyane. Ariko mu mateka y'uko abahanuzi bahanuye, Yeremiya niwe wabayeho mbere ya Nehemiya, kuko Yeremiya yahanuye Abayuda bataranyagwa, naho Nehemiya wahagurukira gukorera Imana Abayuda baranyazwe kera, barataha mbega n'uwa nyuma.
ubwo rero mu bya Nehemiya hatwerekana ko burya kwanga ya miburo ya Yeremiya yo kubahiriza isabato nibyo byatumye banyagwa. Turaza kubisoma, reka mpere ku murongo wa 15 ariko byo biri ku murongo wa 17 n'uwa 18. Reka nsome. Abayuda bamaze kuva mu bunyage bagarutse i Yerusalemu, bakomeje gukora cyaha cyo kubahuka isabato ariyo bendera ry'ingoma y'Imana. Ibyo bituma uburakari bw'Imana butabavirira. Ndasoma. Muri iyo minsi mbona i Buyuda abantu bengera mu mivure ku isabato, n'abandi bazanaga imiba bakayikoreza indogobe zabo. Mbona na vino n'inzabibu n'imbuto z'imitini n'imitwaro y'ubwoko bwose bazanaga muri Yerusalemu ku isabato. Nabaye umugabo wo kubahamya, ubwo kubashinja, ego ku munsi baguriyeho ibyo kurya. Mukurikiraniye inkuru. Kandi hari abagabo b'Itiro bazanaga amafi n'ibintu by'uburyo bwose bakagura n'Abayuda ku isabato muri Yerusalemu. None tugeze kuri ya mirongo yombi. Nehemiya bibonye, mumva ukuntu yababwiye. Nuko ntonganya imfura zo mu Bayuda, ndababaza nti niki cyabateye gukora icyaha gisa gityo mugasuzugura umunsi w'isabato? Ese basogokuruza banyu suko babigenje bigatuma Imana yacu ituzanaho ibi byago no kuri uyu murwa? None namwe mugiye kongerera Abisirayeli uburakari muzira gusuzugura isabato. Muri aya magambo, muri iyi nkuru yose twigamo ibintu bibiri. Icya mbere twigamo nuko burya icyaha cyo kwica isabato cyari mu byaha by'ibanze cyatumye Abayuda bajyanwaho iminyago. Nicyo cyatumye Nehemiya babaza ngo ese basogokuruza banyu suko babigenje bigatuma Imana yacu ituzanaho ibi byago ikabizana no kuri uyu murwa? Ubwo yumva yuko mu myizerere ya Nehemiya yarazi yuko ibyago byagwiririye Yerusalemu, ibyago byagwiriye Abayuda byari byaratewe n'icyaha bakoze cyo gusuzugura isabato, cyo gusuzugura isabato. Ubwo nibwo ibyavuzwe na Yeremiya byari bisohoye ngo nimwanga kumva nanjye zakongeza umuriro uzatwika uyu murwa kandi ntabwo uzazimwa. Nuko Imana yawucanye. Icya kabiri dusoma twigira muri iki gitekerezo no muri iyi nkuru muri rusange, nuko burya nubwo Abisirayeli bari baragize ivugurura rikomeye, baratunganije byinshi, wenda bya bice bibiri tutasomye bitewe no gucungura igihe, igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 22 na 23, ibyo bice byombi muzabisome mu gihe cyanyu mu buryo busanzuye. Muzasoma aho uwo mwami Yosiya yasanze Isirayeli imeze naho yayisize. Bari bararetse Uwiteka bitewe no gukiranirwa n'ibyaha by'umwami Manase, baragwa bava ku Mana baba babi cyane. Ariko uwo mwami Yosiya ahagurutse asanga urusengero ngo rwari rwararaye n'inzira zijyayo zarasibye, ntawe ukijya gusenga. Arabivugurura. Igitabo cy'amategeko cyari cyaratawe, aragitarura, bongera kucyandika bushya, bakigisha rubanda. Kuri buri gasozi, buri kanunga hari ibicaniro batambiraho ibigirwamana. Ibyo byose Yosiya arabirwanya, arabikora. Mbega azana ivugurura rikomeye mu Bisirayeli. Ariko nubwo ivugurura ryari ryinshi, uburakari bw'Imana bwari butarashira. Igihe cyose isabato nk'ibendera ry'ingoma yayo yari igisuzugurwa. Ibi nabyo bitwigisha ifuhe
Imana ifuhira umunsi w'isabato. Noneho reka ducungure igihe, tugiye kurebera hamwe ingingo iheruka. Tugiye kurebera hamwe ingingo iheruka, uko twebwe dukwiriye kubahiriza isabato. Isabato twebwe dukwiriye kuyubahiriza dute? Ndasoma mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 6. Namwe murareba ikintu cyose iyo ari ikirango cy'igihugu kirubahwa, kirakundwa. Urukundo ukunda igihugu uragaragariza mu kubaha ibendera ryacyo. Niko bimeze n'Imana nayo yashyizeho isabato ngo ibe ikirango hagati yayo n'abayiramya, kibutsa umuntu wese yuko ubutaka tugendaho Imana yaburemye muri ya minsi 6 ingana niyo dukoramo buri cyumweru. Ibyo kurya bidutunze natwe ubwacu, abana bacu dukunda, aribo mbaraga n'ibyiringiro byacu mu buzima. Imana byose niyo yabaremye, maze kugira ngo icyo cyubahiro cy'Imana, umuremyi wacu n'umuremyi w'ibidutunze n'umuremyi w'ibyo dutunze, tugihe Imana, hato tusazakitirira undi tukaba ducumuye ku Mana. Kuko Imana iravuga ngo nijye Uwiteka, niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Icyubahiro cy'Imana ntabwo ishaka kugira uwigisangira nawe natwe. Igihe cyose umuntu yaba yibagiwe imbaraga z'Imana zamuremye, imbaraga z'Imana zaremye byose, imbaraga z'Imana zaremye ibyo dutunga n'ibyo twishimira mu buzima, igihe cyose umuntu yakwibagirwa ibyo, ntabwo yaha Imana icyubahiro kiyigomba. Nicyo cyatumye Imana ishyiraho isabato ngo ube urwibutso dutwibutse imbaraga zayo zaturemye zikaturemera ibidutunze, kugira ngo natwe tuyihe icyubahiro kiyigomba. Noneho iyi sabato twe dukwiriye kuyubahiriza duti? Igitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 6 urupapuro rwa 300, ndasoma ku rupapuro rwa 356. Harimo aya magambo agira ati: We should jealously regard the ages of the Sabbath. Tugomba kurinda n'ifuhe amasaha abanza naheruke isabato. Ibyo bita ages, naho ikintu gitangirira naho kirangirira, nka hano na none byanditswe biravuze ngo we should jealously regard the ages of the Sabbath. Dusabwa kurinda n'ifuhe amasaha yose agize isabato, uhereye aho itangirira naho irangirira. Nitubirinde gusa bisanzwe, ahubwo tukabirinda n'ifuhe. Remember that every moment is a consecrated whole time. Usabwa guhora uzirikana ko akanota kose kagize umunsi w'isabato ari agahe kera keguriwe Imana. Whenever it is possible, employers should give their workers the hours from Friday noon until the beginning of the Sabbath. Iri tegeko rireba abakoresha, nabo ntabwo rireba abakozi. Nabo bakaryumvira kubwo kwizera. Havuze ngo whenever it is possible, aho bishoboka hose, igihe cyose bishoboka, abakoresha bakwiriye guha abakozi babo agahe guhera ku wanyuma 6 kugira ngo bitegure. Give them time for preparation that they may welcome the Lord's day with the quietness of mind. Mujye mubaha umwanya wo kwitegura kugira ngo nabo babone gusanganira cyangwa kwakira umunsi w'umwami wacu bafite ituza mu bwenge. Iri ntabwo ari itegeko ridakuka, kuko harimo imvugo ivuga ngo whenever it is possible, igihe cyose bishoboka. Ntabwo ari itegeko ridakuka, ahubwo byashibukwa mu kwizera k'umukoresha, akavuga ati nkunda isabato, nkunda n'abakozi banjye bayubaha.
akababwira ati mugende mwitegure kuwa nyuma hakiri kare isabato isanzwe mwatuje. Abakoresha bagira uko kwizera bafite isezerano rivuga ngo by such a cause you will suffer no loss even in temporal things. Abazabyizera bakagenza batyo no mu by'ubu buzima ntabwo bazahomba. Igihe cyose byaramutse bishoboka akabwira ati mwitahire kare, akabwira ati mugende mukoreke, ariko icyagamije ari ukugira ngo nabo bakora imyiteguro ya ngombwa, baze kwakira umunsi w'Uwiteka batuje mu bwenge, imitima yabo idudubizamo ishimwe ry'Imana. Imana yasezeranye ngo abagenza batyo no mu by'ubuzima ntabwo bazahomba. Ijambo ryo kuzirikana noneho twebwe dusanzwe ni ijambo rivuga ngo we should jealously guard the edges of the Sabbath. Isabato dukwiriye kwirinda n'ifuhe. Waba wigenga mu kazi ukora, waba utigenga mu kazi ukora, mbega utahwiturirwa kubahiriza isabato, utabyingingirwa, kuko ubundi igihugu ukunda iyo ubonye ibendera ryacyo ujya uhagarara ukarangahara, kuko umutima ukwibukije iyo ukunda. Dukwiriye kubaha isabato tutayubaha mu mwuka wo guhatwa, not from the sense of obligation but willingly. Tukabikora tubikunze atari uguhatirwa kubikora cyangwa kubikora ko ari itegeko. Ndagira ngo noneho nsome ikindi gitabo, mu kindi gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, namwe ndasomamo andi magambo asa nayo. Igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi ni urupapuro rwa 296 n'icyigisho cya 26, icyigisho kivuga uko Abisirayeli bavuye Sinayi. Icyigisho cya 26 cyitwa From Red Sea to Sinai, bava ku nyanja itukura bajya Sinayi. Mumve ibyahabaye twigiramo iki kintu gikomeye. Haranditse ngo ababisomye muri urwo rugendo Imana yahaye Abisirayeli manu n'amategeko 10 yari ataratangwa, ariko kuko isabato ari itegeko ryahozeho kuva mbere na mbere, Imana ihereza Abisirayeli manu. Barya manu kubigeze kuwa nyuma. Imana yabwira ati uyu munsi rero, kuko ku munsi umuntu wese yari ategetswe kuyora agateranya manu ihwanye n'iyari bumare, nkuko byanditswe ngo uwatoraguye byinshi ntacyo yatubukiwe, n'uwatoraguye bike ntacyo yatubiwe. Ariko bigeze kuwa nyuma, iryo tegeko Uwiteka yari yaratanze ararivuguruza, arabwira ati uyu munsi bwo umuntu wese atoragure manu ingana inkubwe 2 nimuhagije, kuko ku munsi w'isabato, ejo ni umunsi w'isabato, manu ntabwo izagwa. Nuko abantu babigenza uko, ariko kubwo kutizera Satani abatera gushaka guhinyuza iby'Imana yavuze. Biranditswe ngo mu gitondo cyo ku munsi w'isabato rubanda bava mu ngando bajya kureba koko ngo batoragure, basanga nta yaguye, babona kwizera iby'Imana yavuze. Ariko Uwiteka w'ibyaramubabaje aravuga ati muzageza he kunsuzugura? Nuko Uwiteka yabwiye Mose, iyo nkuru murayizi. Noneho reka turebe icyo twigiramo muri iki gihe cyacu kirebana n'uburyo dukwiriye kubahiriza isabato. Page 296 ndasoma kuri paragrafu ya mbere. Haranditswe hati God requires that his whole day be as sacredly observed now as in the time of Israel. Imana isaba ko umunsi wayo wera muri iki gihe tuwubahiriza nkuko byari biri mu minsi y'Abisirayeli. The command given to the Hebrews should be regarded by all Christians as an injunction from Jehovah to them. Iri tegeko ryahawe Abaheburayo, Abakristo bose bagomba kurifata nk'amabwiriza y'Imana abagenewe.
The day before the Sabbath should be made a day of preparation, that everything may be in readiness for that sacred hours. Umunsi ubanziriza isabato ariho kuwa nyuma ugomba kwegurirwa kuba umunsi w'imyiteguro, kugira ngo ibintu byose bitunganywe bitegurwe, abantu bitegura igihe amasaha yera. Hepfo hakomeza hatubwira ibikurikira. In no case should our own business be allowed to encroach upon whole time. Ntihakagire impamvu iyo ari yo yose yatuma twemerera imirimo yacu bwite kurya ku masaha yera. God has directed that the sick and the suffering be cared for. Imana yategetse ko abarwayi n'imbabare bagomba kwitabwaho nubwo haba ari ku isabato. The labor required to make them comfortable is a work of mercy. Umurimo ukorewe kugira ngo bagubwe neza abo barwayi n'izo mbabare aba ari umurimo w'imbabazi, and no violation of the Sabbath. Kuwukora ntabwo umuntu aba yishe isabato. But all unnecessary work should be avoided. Ariko indi mirimo yose itari ngombwa igomba kuzibukirwa rwose. Ndakomeza nsoma. Many carelessly put off till the beginning of the Sabbath little things that might have been done on the day of preparation. Abantu benshi kubw'uburangare bajya barazi kuturimo bakagombye kuba bakora ku munsi wo kwitegura, bakaturazika kugeza isabato igeze. This should not be. Bene ibyo ntibikabeho. Work that is neglected until the beginning of the Sabbath should remain undone until it is past. Umurimo wose umuntu yirengagije gukora isabato karindi mutangiriraho ugomba kure kutyo ntawukore kugeza irangiye. Agomba kusubirikiraho ntawukore kugeza isabato irangiye. This cause might help the memory of those thoughtless ones and make them careful to do their own work on the 6 working days. Uwo mwanzuro wafasha n'abantu b'indangare batagira icyo bitaho bakazajya bazirikana kurangiza imirimo yose bareba mu minsi 6 y'imirimo. Nguko uko dukwiriye kubahiriza isabato. Kurenga kuri ibi ni ukwica isabato. Kwica isabato ni ukwikururira ifuhe ry'Imana ritabura kuzana n'ibihano nk'uko byabaye ku Bisirayeli mu gihe cyashize hakurikije ibyo twamaze gusoma. Noneho ndagira ngo ngana ku musozo some mu kindi gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 2. Noneho turebere hamwe iyo isabato yubahirijwe neza Imana yitangiramo imigisha. Tugiye kureba imigisha Imana itanga mu munsi w'isabato, ariko turebe na kondisiyo umuntu ku giti icye wasabwa kuzuza kugira ngo iyo migisha y'Imana ayakire. Igitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 2, Ibihamya by'itorero umuzingo ni wa 2. Ndasoma ku rupapuro rwa 704. Urupapuro ni rwa 704 rw'iki gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo w'itorero, nako umuzingo wa 2 Ibihamya by'itorero. Turasoma 704 paragrafu ya 3. Harimo aya magambo agira ati: All heaven was represented to me as beholding and watching upon the Sabbath those who acknowledge the claims of the 4th commandment and are observing the Sabbath. Neretswe ko ku munsi w'isabato abamarayika baba bahanze amaso kandi bitegereza abavuga ko bemera itegeko rya 4 kandi ko bubahiriza isabato. Abamarayika ntabwo babahanga amaso gusa, ahubwo babahanga amaso kandi bakabitegereza. Baba babitegereza miki? Ngaho
umviriza. Angels were marking their interest in and high regard for this divine institution. Abamarayika bacaga karongo, bitegerezaga bagaca karongo ku bwuzu bafitiye isabato n'icyubahiro bayihaye. Ibi bitwigisha ko ntabwo bihagije kureka imirimo yacu ku munsi w'isabato, ahubwo imitima yacu n'ubwenge bwacu bigomba kwegurirwa Imana, tukibuka ko impamvu Imana yashyizeho iyi sabato kwari ukugira ngo ibe urwibutso ruhoraho rw'imbabazi n'imbaraga z'Imana zaturemiye, urwibutso ruhoraho rw'imbabazi n'imbaraga z'Imana zitubeshaho, urwibutso ruhoraho rw'imbaraga z'Imana zituvugurura zikaturemura igihe cyose twahemukiye Imana. No gutekereza ibyo no kubizirikana mu mutima bitume ishimwe ry'Imana rihora ridudubiza imitima yacu, tuyiramye tudahatwa, tuyiramye tubikunze, tuyiramye tuyishimiye, maze icyubahiro cyose kiyigomba tukiyihe, maze nk'uko yabivuze twe kuyigisangiza n'undi. Ndakomeza soma. Ibyo yabonye ko ku munsi w'isabato abamarayika bose bahanga amaso kandi bakitegereza abatura ko bemera itegeko rya kane kandi ko bubahiriza umunsi w'isabato. Abamarayika baritegereza bakamakinga bagaca karongo. Angels were marking their interest in and high regard for this divine institution. Abamarayika bacaga karongo ku bwuzu abantu bafite iryo isabato ndetse n'icyubahiro baha iryo tegeko ry'Imana. Those who sanctified the Lord in their hearts by a strictly devotional frame of mind, and who sought to improve the sacred hours in keeping the Sabbath to the best of their ability, and to honor God by calling the Sabbath a delight. These angels were a special blessing with delight, health, and a special strength was given them. Ngo abubahiriza Imana bakoresheje kwerekeza imitima yabo mu ijuru, ari byo bise devotional frame of mind, bagatekereza ku mbaraga z'Imana, bagatekereza ku neza yayo, bagatekereza ku masezerano yayo. Ngo abameze batyo yabonye abamarayika babaha imigisha y'uburyo butatu. Babaha umucyo, ibyo utumva ukabyumva, ibigushidikanisha bigashira. Abona babaha umugisha w'umucyo. Icya kabiri, babaha amagara mazima, uwararanye amavunane, uwararanye ubwinanirwe, uwararanye umusonga, mu gitondo akabyukana imbaraga ameze neza. Nukabona babaha uwo mugisha w'amagara mazima. Noneho ikindi giheruka ni imbaraga yihariye, the special power, imbaraga ituma itsinda icyaha cyari kimaze iminsi cyo kuzazanya, imbaraga ituma ubabarira uwo wananiwe kubabarira, imbaraga ituma ucika ku ngeso yari yarakubasa imyaka. Abona mu munsi w'isabato iyo abamarayika bagendereye abubaha Imana batanga iyo migisha y'uburyo butatu ku bantu bose, ariko nabo bujuje gahunda. Isabato bayishimiye, bayinezererewe, kandi imitima yabo bayerekeje ku Mana. Nuko mu gusoza haranditse ngo but on the other hand, the angels were turning from those who failed to appreciate the sacredness of God's sanctified day. Ku rundi ruhande yabonye abamarayika bajya bitaza
bakazibukira abantu bose batajya bita ku kwera ku munsi w'Uwiteka. And we are removing from them their light and their strength. Abona bamarayika babanyaga umucyo n'imbaraga zabo, maze abantu bagasigara ari abinanirwe, bagasigara mu mwijima n'icyaha umuntu atagatekereje yuko wagikora kindi kikagushobora, kuko imbaraga zikukingira wazinyazwe. Ibyo byose bitwigisha ikintu kimwe: ifuhe Imana ifuhira isabato. Uwaba umuturage mwiza ibindi byose akabikora, ariko agasuzugura ibendera ry'igihugu, aba ari umunyabyaha mubi. Ibindi byose yakoze byiza nta gaciro byahabwa, kuko yasuzuguye ibendera. Niko bimeze no ku Mana. Yatoranije umunsi w'isabato, iwugira ikirango hagati yayo n'abayiramya, kugira ngo kizajye kitwibutsa imbaraga zayo zaturemye, maze natwe tuyihe icyubahiro tuyigomba. Iyo sabato tugomba kuyirinda n'ifuhe nk'uko twabisomye, kuko n'Imana ubwayo yirinda n'ifuhe. Imana yo mu ijuru ibidushoboze mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.